ntabwo mvuga gutyo ariko umuntu wasinze amagambo bavuga arandyohera avuga ukuri ku muri aryohera amanumara yagoma n'impande ye nkumva ari ibyo avuga noneho turakubitana uvuga ati gutunga umugore ufite abagabo benshi nicyo cyabashobora nicyo cyabashobora Jessica ntabwo bafitiye abagabo neza meze bute turabasuje cyane Trio Shine amakuru yanyu Jessica mfite yaje wagiye kwifite oya ndayifite mese nitayarisha nditayaye Trio Shine ndabakunda cyane utwagarutse ngo baje bambaye asiwe kera ko nenze kuzikuririmba indirimbo nagiye kuririmba ndayikunda Afrika warakubiti uri umudoti ko murisha kutanayizi ndayizi Afrika warakubiti umudoti ko Afrika warakubiti ayikaba turi kubwa uri umudoti ko oya pe ikimenyimenyi n'ibintu tugiye kuganiraho byabayeho ataratekereza no kumutwita yigoze oya pe urumva ba sogokuru bacu ni abacu ariko sinzi nimba ari abanyu ni gake batungaga umugore umwe babaga batunze nka batatu munabazi banaturanye yajya no kumushaka rimwe na rimwe akagisha inama umukuru ati none ko nabengotse runaka ngeyo cyangwa singeyo kamubwira ati jyayo cyangwa wowe akasubwo yamubuza bwo yamugishije inama byarangiye bite kugira ngo icyo kintu ho kugira ngo abe ari igitsina gore nako igitsina gabo kigira abagore benshi ngo muri iyi minsi nanone ngo ni abagore basigaye bagira abagabo benshi abo bagabo ariko nabo baba bafite abagore urumva si ibyo bintu mwumwiranye rero barumva nabyo n'uwo mugore afite umugabo akagira n'undi mugore n'uwo mugabo afite umugore akagira n'uwo mugore nanone kuki babishyira ku bagore gusa oya biri ku bagore gusa kandi muri iyi minsi abagore nibo bafite abagabo barenze umwe none baba bafite abagabo bahe kandi ntabwo nkubeshya pe indi kuza umuntu yarandinyibusha amatwi yanjye nimba abangu yumva ibitari ngombwa ese ko nyine agomba kumva wumva ndi mu muhanda ngomba kubangura amatwi kugira ngo numve uri kuvuza ihoni inyuma moto igiye kunyuraho itangonga amatwi yanjye aba abanguye pe agomba guhora abanguye siko babivuga haya agomba guhora yumva kubangura ubundi nzi ko ari amatwi ameze nyine ahora ameze atya uvuga ati gutunga umugore ufite abagabo benshi nicyo cyabashobora nicyo cyabashobora Jessica ntabwo bafitiye abagabo neza none se byari ibintu babishyize ku mugore kandi uwo mugore niba afite abagabo barenze umwe n'undi n'uwo mugabo afite abagore barenze umwe harimo n'udusore hari urumva ashaka kuba harimo n'udusore bavuge ngo abagore basigaye bashugamo ameni bareke kuvuga ngo bafite abagabo batandukanye bafite gutunga umugore ufite abagabo benshi ati ni ikibazo gikomeye ubwo nawe wasanga afite undi mugore ni umusaza nyine ntabyazi yumiwe afite umugore ufite abagabo benshi bareka ari nka mugenzi we ariko kumuganyira ko umugore wenyine buriya reka tujye tureka kucagira abadamu ko tuzi ko ubundi abadamu ni ba mutima w'urugo siko mu kinyarwanda tubivuga se ba mutima w'urugo baba bari mu turimo two mu rugo ariko ubu ngubu byarahindutse turagenda tugashakisha noneho nimba uko gushakisha aribyo byaje gutuma tuvuga ati n'imico y'abagabo yose tugire dute tuyimire bungure izo si gender balance birangire ni gender balance atumva rero papa w'abana uyu munsi ntabwo ndi utahe nagiye kurara kwa runaka kuri wa mugabo wundi
ubwo niko byaba bimeze. Ega n'abagabo barabikora. Njyewe ntago impamvu wumva narimo mbyumva sinshaka ko bavuga ngo umugore ndashaka ko mvuge ngo muri iyi minsi aba ingo z'uyu munsi umugabo re asigaye agira abagabo benshi umugabo akagira abagore benshi. Ariko se uremera yuko ariko rega na kera byariho nuko uyu munsi biri ku social media kuko wasangaga muri abo bana 8 bavukiye muri urwo rugo bazi ko bavuga kuri uwo mugore ugasanga arimo 3 cyakangubwiza kuri ntago ndi bwemerane nawe yuko abantu badukurikiye bashyire muri comment byahozeho yuko umugore agira abagabo benshi ntago yabaga official nta nubwo wasangaga mu bana 8 uwo mugore afite harimo abana 3 batari abo uwo mugabo byabagaho pe byangu byeme uwo muntu se akaba ari muri urwo rugo n'umugabo abizi cyane famille kicara wenda tuvuge bamwe babimenye kuko bura ikiriho kiravugwa hari n'ukuntu abantu babihwihwisa cyangwa umwana akanavuka abaturanye ngo babyara abana basa kuki bavuga ngo abaturanye babyara abana basa nuko hari igihe havukaga umwana ukabona umuntu wari ubwo ari mu bwoko bw'iwanyu naho muhuriye ni umuturanye gusa mubyaye umwana usa nawe cyo nimba rino ryatanga wize umugabo niba hari afite nk'akaregeye umwana akakavukana haruguru buzaza waje kujyaga kuvuga gusa naso ngo inyuma ngo kwirugo cyangwa se ibirenge ugasanga ntago ari munsi y'ibirenge no kwirugo ni isura n'ibikorwa n'uburebure n'ingeso byose byemerana nawe yuko na kera byabagaho uyu munsi wa none n'ukuri byarakabije uyu munsi wa none impamvu bikomera biri kuri social media ikindi cya kabiri wa mugore wasangaga wa mugabo uwo babyaranye yamusanzaho ariko uyu munsi impamvu byumva nuko uyu mugore ari bubyuke agakaraba akagenda ariko byanga byakunda hari uburyo munsi nta nubwo baba bafitanye abana usanga ahubwo yigendera akitahira kera babaga harimo n'abana kuba yaramusangaga mu rugo habaga harimo n'ikikango kuvuga ati abana barunaka batahasanga cyangwa se umugabo akaza kuhasanga ariko umunsi nimba hariho kwisanzura nimba ndi bubeshye ngo ndi muri decoration runaka ku Gisenyi kandi ndi ku mazi mbese mfite akantu gato kari bundengere kandi atariho ndi nimba ari umugabo wasohokanye ari bume nka 500,000 nkaza ati aya ngaya niyo nungutse kandi niba udashoboye gutunga urugo rwawe hariho akantu gato gashobora gutuma yangeso ikura reka mubwebe ni ntabwo nagafata yuko byaga byakunda hari ikigero runaka kiyongeyeho oya ntacyo kera byahozeho nukomeze nta kibazo nubwo ari ngombwa ko tubyumve kimwe ntago ari ngombwa ko nta nubwo turi bubyumve kimwe n'abari dukurikiye bashyire muri comment ngende ku ruhande rwanjye na Benita ariko ikintu ngarukaho uyu munsi wa none ni gute umuntu w'umubyeyi ako ijambo umubyeyi ubundi barabyumva bataryumva umubyeyi sibyo wabyaye ejo n'ejo bundi uzaba ufite abuzukuru uzaba ufite abakwe uyu munsi wisanga waryamye aha ejo bundi uryamye aha ariko aba yaryamye wenyine dufite abaga kari ibintu umunsi uwo muntu ni vuga muri famille de whole family tuvuga ngo hari ikintu ababyeyi hari ikintu numva ari uw'umubyeyi wagakwiye umubyeyi w'umumama umubyeyi wese ni wese yagakwiye kuba wese ariko none hari agakeregeshwa k'umubyeyi w'umumama yagakwiye kuba afite hari agakeregeshwa umubyeyi wese yakagize kuko umwana iyo agiye kurira ntabwo avuga ngo mama nta nubwo avuga ngo papa avuga ba babyeyi be bose bagomba kumenya akamaro bafite ariko reka nkubaze wari wabona umusinzi wa wundi wanyweye agasinda w'umugore n'uw'umugabo abo bantu bakubabaza kimwe kuko bose baba bataye agaciro baba bagataye ariko ntabwo bambabaza kimwe ngewe buriya bose ni kimwe ari gutangira kubaza ngo buriya akambwira hari ikintu utazi Beni umugore ashaka kujya mu kabari ariko buri umugore ujya mu kabari aba azi neza ko mu rugo hari ikintu yahasize ariko umugabo ajya mu kabari nta n'ikintu yasize mu rugo ibyo gusiga ibintu tube tubiretse none se ubundi bwo tujye kwiyubaha no guha nicyo uri gusigira umwana wawe sibyo ariko tekereza wa muntu ejo uzaba uri gutekereza ko ufite
umukobwa wanjye bazaza kumusaba wenda uzamuteretera bagata ni wa wundi ufite nyina w'umusinzi ugenda uvuga ngo hariya nabonaga ari icyobo ese ko ari icyobo bamenamo imyanda rero duherutse guhura ndi kuvuga abashuti banjye nibo nyankunda kubwira ngo umusinzi yewe ntabwo mvuga gutyo ariko umuntu wasinze amagambo bavuga arandyohera avuga ukuri ku muri aryohera amanumara yagoma n'impande ye nkumva ari ibyo avuga noneho dukubitana muri quartier ukuntu noneho ahantu yari kunyashya yari bugwemo pe none nyine mbona yatawe ubwenge ndamwaho hano urahagwa genda wegamiye hano ku gikuta sinashobora no kumwigana ahangaha nabonaga ari ahantu bamena imyanda agenda ari imisiri nyura ahangaha nyura yewe yarambabaje umubyeyi sibyo rega sha muri iyi minsi abantu bafite ibikomere hari n'igihe usanga ibyo ari ibikomere byamutwaye nyine ibikomere tugira bigenda bituyobora ahantu hagiye hatandukanye ariko nimba n'ibikomere byakujyanyeyo ndagira ngo ubwize ukuri uzavanayo ibindi byinshi nimba wagiye ufite ibikomere 11 uzavanayo 20 abagiye kwiyibagiza nose wagize ngo yibagirwe ijoro rimwe iryo joro aribagirwa bugacya mu amasaha 6 cyangwa 5 agasubirayo ejo agasubira kongera akiyibagiza rero mu by'ukuri ibyo ukora tekereza abantu ubyaye bari gukura uzi ko abana ubu kubatera ibikomere samuha cyane ukomeza uvugira abagore nje ndimo kubavugira kuko sometimes usanga abo bagore bajya mu kabari baba bajyanywe n'ibikomere batewe n'abo bagabo none se reka nkubwize ukuri hari igihe umuntu akorera undi hari igihe wumva ibintu abantu bakorera abandi muri iyi si dutuye ukavuga uti wa mugani satani asigaye agenda ku manywa akagenda n'amaguru ntabwo akiryama nta nubwo akiri hahandi yabaga utangiye ubyemera noneho yuko ibintu uko byahoze kera atari ko bikimeze uyu munsi satani noneho asigaye agenda n'amaguru abantu bakabubona nyine umva nkubwire kera ntabwo byari kuri social media ngo tubirebe kera byabaga niyo umugore bamufataga babishyiraga muri famiye bagakipinga famiye uyu munsi rero uzi Kigali famiye yawe biri mu cyaro urumva nawe wenda kugukipinga nawe wenda kugukurikirana nawe na famiye yabaga gufata ahubwo nanabikurura za kumuregera kuri social media cyane ahubwo mujye muza kuri social media mubivuge neza babivuze indani nge rwose ikintu cy'iremera ntabwo ibintu bifite ukuntu byaza kuri social media bitahaza bifite ukuntu byakuzemo ntabwo byakuze ahubwo abantu bamenye ubwenge barize barajijuka bareba badakumiriye gukandamizwa naho kera baramukandamizaga akihangana n'uyu munsi arabihangana ariko buriya hari n'igihe umuntu yihangana imyaka 5 bavuga ati iyo nihanganye irahagije ndekeye aho nanjye kajye kugira abandi 10 mwihimureho kandi buryo utageraga umugore yabikoze umugabo arababara kandi umugabo we yabikoze yumva ababara kurusha ese nabeshya kuki yumva yakora ikintu yababaza mugenzi we akava ko mugenzi we atagikora icyo kintu kumva ko wowe ariko ubujyara ko yagukoye ubundi wowe hakubundi amugana abagabo ubwo rero tuvuge ko inkwano ari ukukugura kandi uvuga ko yagukoye ubundi ni nko kugugura bazayikureho cyangwa nimba ari uburinganire bazanayikureho bayikureho none ashobora kureba bati naragukoye we ibyo byose uri kujyana nabikoye nawe ubwawe amubwira ati kamwishyura uyu munsi hari n'abasore bakuha amafaranga bahawe n'abakobwa nabyo urabyibuka yaragize akarengaho no kumukorera akarenga kumukorera ibyo yaramuhaye amafaranga ye akamuko yarikoye ariko ubundi umuco nyarwanda warabundi hari ahandi hantu biba ahantu hose ni ukuri n'abazungu barayatanga ari amafaranga uretse harya ni abahinde niho umukobwa ko ariko ntabwo kubita ajya ngukubita wajya waba umuhora iki hano mudukurikiye barako ikiganiro tugisera nawe ukomeje ubwo bishatse kuvuga umusore urahaga umukobwa wa Jessica aramuka gukoye zabyo ko azamubwira yuko agomba kujya kudiha azajya bagukubita murabeho
ibiganiro byacu nakagaruka mukomeze mutere agatebe tuzagenda tuganira ibintu byinshi bitandukanye